Dutangiriye hano mu bitaro bimwe. Hari umukobwa wasohokaga ava mu isuzumiro ndetse muganga nawe amuri inyuma. Abari bategereje anga kwinjira nabo ngo binjire muri kino cyumba cy'isuzumiro barebye ukuntu umukobwa sose yifashe mu nda ari kugenda aribwa acumbagira yampaye inka bagiramo ubwoba. Babonye ubwo yinjiye yari ameze neza nyine n'ubwo yari arwaye ariko ntabwo byari bikabije cyane. Ariko uko asohotse ahubwo yarembye kurushaho agenda nifashe mu nda kandi ari no gutaka. Muri ako kanya muganga yaravuze ati undi niyinjire. Sasa hari umugabo wahise uhaguruka. Umugabo ahagurutse no mu muganga aramubwira ati umva we ntabwo byakunda, reka tubanze dukorere umukobwa kandi icyo ugomba kumenya ugomba kujya wubaha igitsina gore. Atariko muga rwose aka nakarengane, njye nahageze mbere yatumva kurikiza amategeko y'ibitaro kuko natwe niyo tugenderaho, tuba tugomba gukorera abagore hanyuma rero mwebwe bagabo mukaza mu nyuma. Ariko ibi bintu ntabwo bisanzwe byo kuvuga ngo barakorera abagore ngo abagabo baze mu nyuma. Reka wenda ushobora kuba wicaye aho ngaho ukabona umuntu ufite ubumugaraje ukaba wamubererekera uko buri uriya muntu ababangamiwe cyane, cyangwa se ukabona n'undi muntu w'indembe. Ariko umukobwa wari wicaye aho ngaho nta kibazo yari afite kikakaye cyane nyine ku buryo bari gutuma aca ku bandi. Ariko uno muganga we yaravuze ati ngomba kubanza gukorera uriya mugore weva mu nzira. Muri ako kanya yahise anahamagara umusekirite wacungaga aho ngaho aramubwira ati umva fata uyu mugabo umusohore hanze kubera ko ari kumbuza amahoro, ari kumbuza amahwema, bisa nkaho atazi n'icyanamuzanye. Ati mugabo urambeshyeye, ntabwo nkubangamiye, ibyo nagusobanuriraga byumvikanaga rwose, ibi byari guca mu bwumvikane ariko se no kunsohora birimo. Muganga aravuga ati ahangaha nijye muganga kandi nijye ntegeka icyo gukorwa, gira vuba vuba sohoka agenda uzagaruka ikindi gihe. Ati none se ndagenda ntivuje kandi naje kwivuza, ubwo ndaba nkoreye. Atumva sekirite musohore mujyane hanze, ntabwo ndi kuburana nawe, sinkunda abantu bafunga imitwe gusa. Umva rata muko tambuka winjire rwose ahangaha mu isuzumiro tugusuzume vuba utahe, naho aba ngabo biba byabacanze ntibazi ikiba cyabazanye nyagasani. Umukobwa yahise atambuka arinjira. Uko ari kwinjira muganga gusa uko muganga kanura hari ukuntu ureba umuntu ukareba imyitwarire ye ukuntu ari kwigaragaza ugahita usoma ikimurimo. Muganga buryo ki ari kwitegereza uno mukobwa inyuma, uburyo ki ari kureba intege z'uno mukobwa ntabwo bisanzwe. Ubwo umukobwa yinjiye mu nzu aza korora cyane ndetse yari arwaye inkorora imumereye nabi. Muganga agakomeza kwitegereza areba hasi mu ntege, azamura areba kuri nyashi, areba mu mugongo, cyane ko n'umukobwa yari n'umukobwa mwiza, yari umukobwa ukoretse. Ariko nanone bitavuze ko muganga yagombaga kumutekerezaho ibintu by'irari nk'ibyo, ibintu byo kuba baryamana. Ibyo ntago biba ari ngombwa mu kazi, niba uri mu kazi uri mu kazi. Ubwo umukobwa yaraje, muganga arangije aramubwira ati ufite ikihe kibazo? Umukobwa aramubwira ati mba ndi kuribwa mu muhogo cyane rwose. Ati none se ikindi kibazo ufite ni ikihe nyuma y'icyo ngicyo cyo kuribwa mu muhogo? Ati mfite n'inkorora, uri gusanga nyine iri kumbuza amahoro rwose, nkama nkorora, ntabwo ndi gutuza ngo marakanya ntakoroye, ibyo byose nyine biri kumbangamira. Ati ariko hari n'ikindi. Atumva wikwirirwa wigora uvuga ikindi rega, ntabwo ari ngombwa ngo wigora uvuga ibindi. Ngewe hari tekinike nzishobora gukoresha right now, hanyuma rero mu kanya gato ukaza kuba ukize nyagasani wumve. Ati hari tekinike ngiye gukoresha mu minota mike cyane uraza kuba ukize. Ataranamubwira indwara arwaye. Ese muganga agiye kubigenza ate? Nike agiye kumukorera? Umurwayi rero nawe ntago yari kuburanya, ubundi baravuga ngo ntawe uburana n'umuhamba. Umurwayi nawe yahise avuga ati okay nta kibazo. Ubwo muganga yaraje afata akarahuri angaha karimo ibinini, witegereze urebe. Arangije arongera arahindukira areba intege z'uriya mukobwa, areba nyashi z'uriya mukobwa buri kimwe, ahita afata amazi aramuzanira amuhereza na ka kanini, witegereze urebe nyagasani. Muganga agiye gukora ibiki? Ubundi tuzi ko mu busanzwe ugiye kwa muganga kugira ngo bakuvure barabanza bakagusuzuma ukababwira uko umerewe, niba ari imisarane bafata bakayifata, bagafata ibizami bigiye bitandukanye. Ariko no muganga we ntabwo ari bwo buryo yari agiye kubikoramo. Yahise afata umutaramuhereza, umurwayi yari ataranasoza kumubwira ibyo arwaye, nta n'irindi suzuma yigeze akora, byose mwabibonye. Yahise afata ikinini arakimuhereza ndetse aramubwira ati icyo kinini kinywe, ibyo ngibyo biraza kumfasha kukuvura neza kandi ndishuwa neza kuri buze guhitukira mu kanya gato. Gusa muganga ukuntu akanura, hari ukuntu ureba umuntu
nawe ukabonamo ikindi kintu. Uyu muganga ukanura gutya, uyu muganga koko, ariko umukobwa agiye kunywa hano. Ariko se kuva ryari njya kwivuza bakamvura mbere yuko nisuzumisha? Uyu mukobwa yagize amatsiko arangije atavuga ati ariko se muga, ubundi aka kanini nakiki kutigeze usuzuma, nta bizamini na bike bigeze umfata, aka kanini ngiye kukanywera iki, kavura iki, aka kamara iki, ko ari n'ubwa mbere bimbaye kuva naza kwivuza, kavura mu muhogo se, ko nakubwiye ko ariho mbabaye? Uyu muganga n'uburakari bwishe atavuga tumva muko, hagati yanjye nawe ninde muganga? Ati ni wowe. Niba ari ngiye muganga rero tuza, ibyo nkukorera ndabizi, ngiye kukuvura ntabwo ugiye kumvura, urabyumva neza? Fata icyo kinini ukinywe, numara kukinywa ibyo biri mu nshingano zanjye bikurikiraho, ibyo wowe bireka. Sasa ngaha mugani bimwe navuga ngo ntawuburana n'umuhamba, aha ntiwajya kwiruga uburana. Reka yahise afata ikinini arakinywa, kuko yari yifitiye inyota yo gukira. Buriya iyo umuntu arwaye aba yumva ikiyo bamusaba cyose. Hari indwara noneho ziba ziryana cyane, ukumva niyo bagusaba kugira gutera kugenda ukajya ukorera umuntu nk'umucakara wabyemera, ariko ukabona ukize iyo ndwara. Rero no mukobwa nawe nibwo buryo yabikozemo, yanze gusuzugura muganga, yumva amabwiriza muganga amuhaye aramwumvira, ntiyiriwe abitindaho, afata cya kinini arakinywa. Amaze kukinywa arenzaho n'amazi. Sasa dore ngo aramara kukinywa akumva ariko ko numva hari ukuntu ndi kugenda mpinduka. Umukobwa yatangiye kuzengera. Ese iki kinini muganga muhaye ni iki? Witegereze ureba akantu ko kandi. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri ino chaîne kandi please kanda kuri yo buta subscribe, tujye tubana umunsi ku munsi kugira ngo inkuru nk'izi z'ubwenge zifite icyo zigisha mu buzima bwacu bwa buri munsi zitazaya zigucika. Ujye uzikurikirana 7 kuri 7, 5 kuri 5 ni 10 kuri 10. Hose ibintu byose nyine biba birimo fresh, ibintu byose babikora neza. Ndetse muri ako kanya wa mukobwa akimara kuyanywa yahise ahereza ikirahuri muganga. Sasa umuganga urangaha yarabanje arasekamo ukuntu. Umukobwa yarazengereye yikubita ku gitanda cyari hafi aho ngaho abisuzumisha babaga baryamyeho, yahise yikubitaho. Akimara kwikubitaho sasa rero muganga atangira kurabya indimi avuga ati izi ni zo nziza nigeze ndota. Wumve neza n'amagambo ati izi ni zo nzozi nziza nigeze ndota, ndetse ndizera neza ko ziri buze kumbere zigitangaza. Ubwo tayari muganga yamanuye ipantaro. Ubwo namwe murabyumva ibyakurikiye, nk'abantu bakuru muhita mumenya icyabaye. Sasa ngaha kuri waiting ku gitegerezo hari abategereje ahangaha bari kuvuga ati wana amasaha akomeje kuba menshi. Bari aho ngaho n'umusore yari yazanye na girlfriend we baje kwivuriza ahangaha. Ni umukobwa waraje kwivuza, ariko umusore nyine mu buryo bwo kumuha care nka sheri we yaje amuherekeje, yagombaga kumuzana kwa muganga. Bakiri aho umukobwa nanone wagiye yaragarutse. Mukuza nawe yaje ameze nk'umuntu ufite ikibazo nanone. Ariko se abantu bari kwinjira ahangaha ko bari kugenda ari bazima? Noneho nizere ko musobanukiwe icyo wa mbere yazize. Umwe twatangiranye nizere ko mubonye icyo yazize, nawe ibyamubayeho ni nk'ibibaye kuri uyu nguyu usohotse ubu nonaha. Aba baramwitegereje ese nta no kuza ameze nk'ufite icyizere cyo gukira, nta kintu kuza bihita birangira kuriya gusa. Ubwo muri ako kanya muganga yaravuze ati ukurikiyeho nawe naze. Atariko nanone birumvikana uyu mukobwa naza atambuke yinjire nta kibazo. Uyu musore nawe yagombaga kwinjira akajya kureba sheri warwaye ibiki, bakamusuzuma bari kumwe. Muganga ati musore uri kujya ahangaha hemerewe kwinjiramo umuntu umwe? Ati ariko uyu nguyu ni girlfriend wanjye, ndikumva kuba najyana nawe nkamenya uburwayi afite, ndikumva ntacyo bitwaye. Muganga arangije aravuga ati ahangaha dukurikiza amategeko y'ibitaro n'amabwiriza, wowe genda wicare hariya, uyu mukobwa yinjire yisuzumishe, namara gusoza agaruke nawe winjire. Ati nge sindwaye, namuzanye kwa muganga muherekeje, nige waje kumuvuza. Muganga arangije aravuga ati ariko se uyu ni ikigeragezo noneho pe, uyu ni ikigeragezo, nango uhamagarira umusekirite akujyane, nibyo ukeneye? Nakubwiye ngo ahangaha hinjiramo abantu bivuza, umuntu umwe wivuza gusa. Ibyo kuvuga ngo umurwaje se umurwaje ni ibiki, uwo ntabwo ajya yinjiramo, bimenye. Sasa ngo umusore nta kindi yagombaga gukora ngo akomeze abonane na muganga wapi, ariko nanone yanga kubyumva.
areba muganga ukuntu ari kwitegereza intege za girlfriend we. Ubundi ahantu niho hajya habera ikibazo cyane. Tekereza nawe uri umuntu w'umugabo, ubonye umugabo mugenzi wawe ari kwitegereza umugore wawe, ariko umureba akarabya indimi, uhita wumva ko biri bugende bite. Noneho ahantu nk'aha ngaha, sinzi, witegereza urebe. Ubwo muri ako kanya umukobwa akimara kwinjira, muganga nawe yahise amwinjira inyuma, aza yitegereza kuri Nyasha areba inyuma. Cyane ko nawe yari yambaye akamini, hejuru yambaye akantu kagaragaza amabere. Witegereza urebe. Ibyo byose n'umusore abyibaza, ariko se urahari abantu baba bari bankunda amahoro, kandi nanone ukareba n'ikintu ukabona nta kindi wakongeraho, nyine ugatuza. Ubundi baravuga ntawe uburana n'umuhase. Iyo umuntu nyine akuriye tuzi ukiyakira nta kundi. Umusore yaricaye aravuga ati reka ntegereze ndebe, agenda amuvure ntari ubwo barampa ibisubizo by'ibyavuye mu burwayi bwe. Ubwo muri ako kanya wa musore we ntago yigeze abitinda, yagumye yicariye hariya. Wa muganga yinjira inyuma y'uno mukobwa, arangira avuga ati mukobwa mwiza, ati waje kwa muganga, ati rero ngaha niho twandika indwara z'abantu barwaye bitewe n'ibimenyetso yatubwiye agiye yafite. Rero ndashaka ko nawe udaciye ku ruhande wambwira icyo urwaye. Uyarangira avuga ati rero mba numva ndi kuribwa umubiri wose, ahubwo ndashaka ko munsuzuma. Ndashaka ko munsuzuma mukareba ko mu gatuza nta kibazo mfitemo. Sasa witegereze urebe. Ubundi aha ngaha abantu bafite ibibazo mu gatuza bashobora kubacisha muri scanner, cyangwa se bakaba bagucisha muri reantuze, muri cardiograph, simbyibuka neza kira cyo mu gifotora. Ndetse aha ngaha yaramubwiye ati banza wambara uno mwenda. Hari imyambaro nyine ugomba kujya guca mu cyuma wambaye, bwana nabyo hari icyo biba bisobanuye, hari n'umumaro biba bifite. Ubwo n'umukobwa ntago yigeze azuyaza, yafashe wa mwambaro abari bujye guca mu cyuma bambara, atangira kuwambara. Muganga akomeza yitegereza areba, ariko se nk'abantu b'abahehesi, mbabwire abantu b'abahehesi ukayobera ku mugore w'abandi bakagufata, urabyumva bizakurikiraho bagufashe. Bagufashe ubundi baravuga iminsi y'ibisambo ni 40. Rero uko uzagerageza gukora ibintu nk'ibi byose uzi ngo uba wihishe ntawe ukubona, byagenze gute? Finally igihe kiragira bakagufata, bagufata urabyumva. Sasa muganga yahise ahereza karahuri nanone karimo ikinini, yagahereje no mukobwa. Umukobwa nawe aravuga ati ese ibi bishatse kuvuga iki? Iyi miti ni iyiki? Atumva ngiye nka muganga ndi gukurikiza step by step, ni intambwe ku ntambwe, ibyo nabyo birakenewe. Rero nawe nk'umurwayi icyo usabwa ni ukunyumvira ugakora ibyo nkubwiye. Ati nose muga kutaransuzuma ngo ubone icyo ndwaye, ko nta kintu na kimwe uramenya ku bijyanye n'uburwayi bwanjye, iki ndakinywa mvuga ko ari iki kinyweye, iki se basi cyaba gifasha mu isuzuma. Atari ko mukobwa, hagati yanjye nawe ninde dogiteri? Ninde muganga hagati yanjye nawe? Ngenda ahangaha nka muganga, nawe uranga nk'umurwayi. Rero umva amabwiriza ya muganga, cyangwa se mu kimwe ntabwo urwaye nkurekure usohoke ugende. Uraza guhitamo ikiri buze kukorohera, sibyo? Turabyumvikana ibyo ngibyo? Urahitamo ikiza kukorohera. Uri kumva worohewe no kugenda, cyangwa uri kumva worohewe no gukurikiza amabwiriza y'ibyo nkubwira ukanywa icyo kinini? Sasa hanga umukobwa nawe ntabwo yagombaga kuzuyaza, yagombaga kumwumvira agakora ibyo muganga amubwiye. Ubwo nta kindi yakoze, yese afata kanini kari karimo agakuramo. Wibuke neza iki kinini umuntu wese ukinyoyeho twabonye ibihita bimubaho. Aragenda akazungera, yamara kuzungera ntago birangiriraho, ahita atubwenge gahita sinzira. Ubwo nyine tayari biba birangiye, ntago yongera kumenya ibiri kujya mbere, ibiri kubera aho ngaho. Ubwo muganga nyine nawe ahita agenda akabakoresha icyo abashaka cyose, kandi nta kindi abakoresha usibye kuryamana nabo. Witegereze urebe. Tekereza kuryamana n'umuntu bisa nkaho adahari, ubundi sibwo ibyo byishimo buri gufata n'inyabaki. Ibyo byishimo ubundi buri kuronka ni ibihe byishimo koko? Ni ubuhe bwoko bwabyo? Ibyo ni ibintu bidasobanutse, kandi ibyo bintu iyo ufashwe ubundi ibintu ugufata ku ngufu. Ngo muri ako kanya yaragiye nawe amusukira amazi, arangije aramuzanira aramuhereza, aramubwira ati yagutomere uhanyuma rero icyo kinini ukimire. Umukobwa nawe yabikoze nk'uko muganga yabimubwiye, akimara kuyagotomera yayamazemo. Muganga arangije aravuga ati urabikoze neza kare hose se.
wigiraga amaki ubundi hari abantu bakora ibintu bagoranye. Ati uri kumva umerewe ute muri aka kanya? Umukobwa arangije ati muga ko ndi kumva ntasanzwe, ndi kumva hari ibintu bidasanzwe biri kumbaho, hari ibintu bidasanzwe biri kuba muri jyewe mu mutwe, ndi kumva umubiri wose utangiye kugenda ucika intege, ndi kumva ntazi ukuntu umeze. Muganga arangije kuko uri kubyumva ati cyane rwose, ntabwo nzi biri kujya mbere kuri njye. Ubwo muri ako kanya uko yanavugaga niko yagendaga asinzira atwarwa n'ibitotsi, tayari ikinini kiri mu kazi. Ibaze wajyanye umugore wawe kwa muganga, warangiza ugasanga muganga ari kumukorera ibintu nk'ibi, ese wakwifata? Wabigenza ute? Muganga se wamuha isomo? Tubwire muri komenti, we wamukorera iki? Ndetse muri ako kanya muganga nta kindi yakoze, yahise atangira kwikura itaburiye. Yatangiye kwikura itaburiye. Sasa umusore yicaye ahanga ariko se sheri wanjye ko numva amazima akanya baracyari kumusuzuma ibiki? Umusore aranga yarabuze ati oya ndi kumva ngize amakenga. Hari igihe ugira amakenga y'ikintu rega bikanahurirana. Muganga hangaye imbere yasuzumiye sheri wanjye ko abandi nabonaga bidatinda cyane. Sheri wanjye we byagenze bite? Umusore yaje gukomanga hano, atarakomanga kinguye, kumbi muganga yanahafunze, bisobanuye ngo nta wundi muntu wemerewe kwinjiramo hano. Nyagasani witegereza umusore arikanga. Umusore yarikanze aravuga ati ibi ni iki? Ntago bishoboka. Yese atangira guhamagara avuga ati sheri ni iki kiri kujya mbere? Ariko sheri we wibuke bamusinzirije, nta nubwo ari kumva ibiri kujya mbere. Muganga yumvise wa musore ari gukomanga, ariko iki gihungu gifite ikihe kibazo ubundi? Iki gihungu gifite ikihe kibazo? Kuva kare hose yangenzeho, yahereye karamiga, kandi naringize ngo ngeze ku mbuga sha. Ariko iki gihungu ngomba gutekereza ikintu nagikorera, ndagikora iki? Umusore nawe ari kumva ibyo muganga ari kuvuga, yatangiye gukeka ko hari ikintu kitameze neza cyabaye kuri sheri we. Yatangiye gutekereza ko hari ikitagenda neza, arangije aza kumvirizaho hano ngo yumve ibiri kujya mbere. Muganga aratekereza ko si nkora iki koko, iyi mbesire nyikorera iki? Ariko reka nze ndaje nyihamagarira umusekirite nawe aza gisohore wumve neza. Ahangaha hari umusekirite bumvikana, apfa kuba mubwiye gusa ngo sohora umuntu direct. Wa musekirite ntabwo ajya azuyaza, mu minota mike cyane abahageze agahita asohora umuntu vuba vuba. Yaramuhamagara amubwira ati umva James, gira vuba vuba none aha ndagukeneye. Wa musore yakomeje kumbangamira. Nyagasani ati yagize ate? Yakomeje kumbangamira, yambujije gukora akazi kanjye neza neza. Ati none aha ndagukeneye, ngwino ku muryango ari kunkomangira. Hanyuma rero umufate umusohore hanze, umujyane umutumure, mvura umuntu soza akazi kanjye ari kumvangira rwose. Umusekirite ati ndaje rwose boss, ndaje mu masegonda make ndaza kuba mpageze. Uriya musekirite yaramwumviraga cyane, barumvikanaga. Wanasanga ari na buryo kinyine babipanzemo, akamubwira ko hari utundi tuntu tw'utumanyera bari kwikorera atagomba kuzamuraburiza, nawe akagira ibyo amupangira. Witegereze urebe. Ubwo ibyacu bidatinze yamaze guhamagara wa musekirite aravuga ati ubu nongeraho nakora utuntu twanjye nitoje ntuje, ibintu byose ari amahoro, ngira ngo utuntu twanjye nadutumika mu buryo bumeze fresh. Atangira gufungura ibipensi. Umusore ari kumva ariko se uyu muntu urugi ndaruca, sinzi ko hangana nawe wakwihangana uri gukomangira umuntu ukabona ntakingura, none hari kumwe na girlfriend wawe. Aha sinzi ko mwakiranuka. Muri ako kanya sekirite yarahageze, arangije aravuga ati umusore uri mu biki hano? Please twumvikane, genda wicare hariya, ntabwo igihe kiragirwaho ngo winjire. Uri gushaka icyanga ku muryango, wareka bakavura umuntu atumva uri mahanga ni girlfriend wanjye, kandi ngomba gukora ibishoboka byose nkamenya niba koko muganga ari kumuvura. Uri kumva? Ngumye ahangaha amasaha agera kuri 2 ntegereje girlfriend wanjye ko asohoka. None ibiki? Atumva uriya muganga mureke, ari mu kazi ke sibyo? Nasoza araza kukubwira. Wasanga indwara arwaye ifata umwanya cyangwa se bigasaba akanya kugira ngo atumva ntago bibaho.
indwara ifata amasaha 2 ntayiriho, ntayo kandi yakabaye yanakinguye. Kuki yafunze runo rugi? Ubu igikurikiraho rero ngiye kurumena ninjire umena ikisha. Ibyo bintu uri kuvuga urabizi wowe? Ubwo se warumena ndi he? Kwa kanaka ariko kazi kanje ko gucunga abantu bameze nkayo bashaka kuba bamena urugi. Warumena ndi? Ubwo muri ako kanya yaramufashe, gusa mu kumufata uno musore nawe yari igisore, yarikije, yari yarateruye. Yahise ahindukirana wa musekirite tayari baramufata. Atumva nge ndi umupolisi. Uri kubyumva? Ndi umupolisi. Naje ahangaha mu buryo bwo kuneka kugira ngo tumenye niba amakuru bagiye batanga ko iri vuriro, ibi bitaro hakorerwa ibikorwa by'uburaya. Nicyo cyanzanye ahanga. Nyagasani yarikanze, yaravuze ngo polisi uyarabyumva. Nyagasani yarabyumvise ko polisi yahageze. Nibyo nababwiraga. Uragenda ugakora ibintu bitemewe, wishimye ukabikora iminsi kazi ndikihirika. Nagira nkubwire ko igihe ni kimwe uzafatwa, kandi byaba byiza niba wakoraga ibintu bibi nk'ibyo ngibyo ukaba ubivuyemo hakiri kare. Aya niyo mahirwe ufite nonaha, gira vuba ubivemo. Uyu nta kindi yakoze n'ubwoba bwinshi n'igihunga cyinshi, yese atangira kuzingazinga utworoshye, afata ishuka yari iri hafi ahangaha kugira ngo ayururukireho asimbuke acike. Gusa icyo atazi nuko wa musekirite bakorana mugenzi we bamufatiye hano, ari kuvuga tumva nimudakingura ahangaha, ariko mwakingura mutakingura murafungwa. Ndabubatamo mwafashwe murafunga. Ubwo nta kindi wa muganga yakoze, yamaze gufunga ya mashuka, arangije araza kuri etaje. Aya mbere ayajugunya hanze, afata n'irindi yari yarihambiriye hano kuntuze ku gitanda, ku buryo naza kumanuka ntawe nyine ataza guhubuka aze kumanukira kuri rino shuka. Arangije yongeyeho amagambo ati, barakubeshyesha, wararebye ubona se ibi byose mbikora ntiteguye ko umunsi umwe mushobora kuzamfata? Ntago wamfata ngo biguhire rega, ntago byaguhira, ibyo byo ntiwanabigeraho. Ubwo nta kindi yakoze, yahise yurira mu idirishya, agiye gutoroka, agiye guca ishere. Witegereze urebe. Ubwo muri akanya wa musekirite yakinguriye wa mupolisi nawe binjiramo imbere. Gusa mu kumara kwinjira wibuke neza muganga wamaze gutoroka, umuganga amaze gucika. Uyageze ahanga muganga ari hehe? Uwo muhehesi w'umuganga ari hehe? Areba hirya no hino ntawe ari kubona, ntawe ari kuhabona. Arangije aravuga tumva jya hasi gira vuba vuba, jya hasi gira vuba se nyine. Areba hirya no hino ntawe ari kubona, ariko yitegereje ku ruhande yabonye idirishya rikinguye. Bisobanuye ngo aciye hano mu idirishya aracitse, ariko ntabyo azi. Uko biri kose ahise acika. None se ubwo bishoboka bite? Ariko nibyo yigira byose, reka ndebe ko ataragira hanze. Uyu musore yaje kurunguruka. Mu kuza kurunguruka nta nubwo ari kuhabona neza, arebye abona niba yarenze atarenze, ariko nk'umupolisi yagombaga gukora inshingano ze. Ubundi ahangaha uba ugomba gukora cyane ku bw'abaturage n'igihugu, ariko atarajya kure yaravuze tumva uribeshya ugahaguruka, ndaza kuguhana nihanukiriye, ibihano biraza kwikuba, kandi ikintu ugomba kumenya nunahaguruka ntabwo uri buze kuncika. Ubwo ahise asohoka yirukanka, amusiga mwaha ajya gushaka wa muganga. Niwe Sekibi, niwe Nyiramabi. Iki kirangije kiraseka. Urantaye rero wizeye ngo ndaguma ahangaha, reka nze ndaje. Kumbe ntagazi ko wa mukobwa yamaze kubyuka kare, yamuturutse inyuma mukubita ivaze yo mu mugongo hano mu bitugu. Umugabo arangije tayari yahise yikubita hasi. Yaravuze turagesha, uracika, urashaka gucika se ujya he? Uracika wowe uri kumva ibyo bintu byaguhira? Inkozi z'ibibi gusa mwese muri bamwe. Aramwitegereza anga, undi arigiye umuntu ukora ibintu by'amafuti byawe bidafite gahunda, ibintu nk'ibi ngibi koko kavuga ati nkawe koko ubugambiriye iki? Bikumariye iki? Bigufasha iki? Bidatinze tugaruka hanze, hari uri kururuka, yari ataranagera hasi kuko yari etaje ndende. Akimara kugera hasi, ewana ndabacitse sha, ndabacitse nge nta muntu wanyurira uko yiboneye kumva icyo atazi. Bamufashe kare, yarakiri kwidoga ati ndabacitse. Ubundi hari abantu babyina rutararangira,
wamara kubyina utaranabyina neza ngo ujye muri beat neza ugasanga yewe wanaruse ruguhitana. Nk'uyu nawe azize kujya kubyina imbyino z'ibintu atarageraho, ari kwishimira ibintu adafite, ibintu atarageraho ari kwishima ngo aracitse kandi ataracika bamufashe. Ewana kabisa byose ni ibibazo. Uyahise avuga ati rero twakomeje kunekaneka dukomeza dushaka amakuru, ibi byose twari tubimaranye igihe, twagombaga kuza ahangaha tukagira icyo dukora. Kumwe n'umukobwa nawe yari umupolisi, bose n'abapolisi bari baje ahangaha kugira ngo baneke, bikorere ubushakashatsi barebe iri vuriro ni shyashya. Ariko kuri kose kwarabonetse. Mboneraho no kubwira abantu mwese mukora ibintu bibi, ibintu bitahesha Imana icyubahiro ndetse n'abantu, nayo mabwire ko ibyo bintu nta kintu bizabagezaho. Niba unywa urumogi, niba usambanya abantu, niba urwana uri wa muntu udafite gahunda, umenye ko umusara umwe nawe bikazagukoraho. Ndabakunda cyane, shimire mwebwe mwese twabanye, Imana ibampera umugisha, duhure mu kubutaha. Ciao ciao. Barabajyanye barabafunga.